umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Ibyahishuwe igice cya 18, cya 19, cya 20, cya 21, cya 22 n'Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Ibyahishuwe igice cya 18. Iragwira Babuloni. Babuloni ikomeye yagereranijwe n'idini ry'ibinyoma, irongera igereranywa n'umurwa ukomeye wishakira ubutunzi biciye mu nzira mbi. Nk'uko umunara wa Babeli bawubatse ukajya kugera ku ijuru, iyi Babuloni nayo ibyaha byayo byarirundanije bikora ku ijuru kuko byari byinshi. Ubucakura bwayo bwari burenze urugero. Imana yavuze ku bakiranutsi iti, gukiranirwa kwabo sinzakwibuka ukundi. Ariko Babuloni yo Imana ivuga ko yibutsa gukiranirwa kwayo. Ni kubera iki? Igicumuro cyayo gikomeye nuko ifite amazina yo gutuka Imana no kurenganya abera bisumba byose. Nk'uko Loti yabwiye kuva i Sodomu, abakiranutsi bose bahamagarirwa kuva muri Babuloni, ariyo matorero y'ibinyoma kandi n'injyana mbi byo kwigwizaho indamu mbi. Imana iduhe kumvira uwo muburo. Ibyahishuwe igice cya 19. Ibyishimo biboneka mu ijuru. Kabonye imyuka y'abera bahawe ijambo rya Kristo itakamba iti, Mwami uzageze ryari udaca amateka guhorera amaraso yamenwe? Muri iki gice isengesho ryabo ryarasubijwe. Yohana yeretswe abakiranutsi ibihumbi n'ibihumbi bishimira irimbuka rya Babuloni bavuga bati, amateka ya Babuloni iciriwe n'ay'ukuri. Tujya tuzirikana ko Imana izasubiza amasengesho yacu. Maze Yohana yereka uwitwa Jambo ry'Imana atsinda amahanga yose kandi yitwaho kwizerwa. Maze atsinda ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma ndetse abiroha mu nyanja y'amazuku. Hahirwa abatorewe kuzaba mu bukwe bw'umwana w'intama kuko bazagira umunezero utarondorwa. Ibyahishuwe igice cya 20. Icyaha, urupfu na Satani birangira. Habonetse marayika uvuye mu ijuru afata cya kiyoka arakiboha, ariyo ya nzoka ya kera, umwanzi na Satani. Hano turabona neza ko Satani atari ku rwego rw'Imana cyangwa Kristo. We ubwe ni ikiremwa. Abamarayika barahagije mu kumufata no kumuboha. Yohana yeretswe abaciwe ibihanga bahabwa ubwami. Bari bazutse mu muzuko wa mbere. Barahirwa abazaboneka muri uwo muzuko kuko urupfu rwa kabiri rutazabageraho. Nyuma y'imyaka 1000 Satani azabohorwa maze akoranye Gogi na Magogi n'ingabo zo mu isi zose kugira ngo bahangane n'abera. Nibwo umuriro uzava mu ijuru ubatwike bababazwe. Petero na Maraki babisobanuye neza ko inkozi z'ibibi zizashya zikaba ibishingwe zigashyiraho. Icyaha, Satani, urupfu n'ikuzimu bishugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, maze amahoro aragwira mu bacunguwe. Imana igiye kwibera muri bo. Ibyahishuwe igice cya 21. Amazu y'ubuntu. Yohana yishuriwe ijuru rishya n'isi nshya aho abakiranutsi bazibera iteka. Abaturage bazagubwa neza mu mfuruka zose z'imibereho. Yohana yabonye Yerusalemu nshya maze afata ibipimo ry'uburebure n'umurambararo, basanga impande zose zirangana. Ubunini bw'uwo murwa bukubye inshuro 100 menshi imijyi minini nka Tokyo na New York n'ahandi hose. Abahanga mu bya Bibiliya bemeza ko uwo mujyi Yohana yeretswe uruta ukwezi ubunini. Uwo mujyi buri muturage wo ku isi abasha kubonamo inzu ye yisanzuye rwose. Uwo murwa amarembo yawo ntakingwa, ushaka wese azajya guturamo. Igisabwa ni kimwe, ni uko yabanditswe mu gitabo cy'umwana w'intama. Kandi nabyo biroroshye cyane, ni ukwakira Kristo akaba umwami w'ubugingo bwawe. Nta rusengero ruba muri uwo murwa kuko umwami Imana n'umwana w'intama ari bo rusengero rwaho n'umucyo waho. Dukumbuye gutura aho hantu. Ibyahishuwe igice cya 22. Igiti cy'imbuto zidasanzwe. Muri uwo murwa nanone habonetsemo uruzi rw'ubugingo. Imijyi ya kera bayubakaga ku nkengero z'uruzi kugira ngo abarimo bajye barukoresha, ariko
ariko Yerusalemu nshya yazaba ifite uruzi rutemba ruva imbere y'intebe y'Imana. Habonetsemo igiti cy'ubugingo gihinduranya imbuto buri kwezi. Iyo heza ubu bwoko uku kwezi, ubutaha hera ubundi n'ubukurikiyeho ubundi. Ibibabi byacu nabyo ni ibyo gukiza amahanga. Amagambo yose yo muri iki gitabo ni ayo kwizerwa kandi ni ay'ukuri. Hahirwa abayumva, hahirwa abayasoma, ntihakagire uwongeraho ibye cyangwa ngo agire ibyo agabanya. Yesu aravuga ati, ndendaza vuba nzanye ingororano ngo ngororere buri wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Umwuka n'umugeni barahamagara, kandi uwumva wese aya magambo nawe nahamagara abandi ati muze twese duhabwe amazi y'ubugingo ku buntu. Amen. Itangiriro igice cya mbere. Inkomoko y'ibiriho byose. Tutaragira ikindi na kimwe dutekereza, reka twishimire kumenya ko Imana yari iriho, maze ibindi byose bitangira Imana ibanza kurema ijuru n'isi. Isi rero ntiyagiraga uko isa keretse ko umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi asigasira isi ndetse agira ngo ategure igikorwa kirema. Ku munsi wa mbere rero Imana yaremye umucyo, bukeye isanzure, bukeye ibimera, bukeye ibiva bitatu, bukeye bwaho ibyigenza mu mazi n'ibiguruka mu kirere. Kuwa nyuma nibwo yaremye umuntu n'amatungo. Umuntu yamuremye ngo agire ishusho ryayo ase naryo. Ni ukuri umuntu yendaga kumera nk'Imana abaho gato cyane. Imana yacu ni igitangaza. Umutima w'umunyabyaha nawo uba usa n'utagira ishusho. Umwuka w'Imana aba agendagenda kuri we. Imana ishira umucyo wayo muri twe ndetse ikaturemamo imbuto za mwuka. Ndagusabira ngo Imana ikureme bundi bushya. Itangiriro igice cya kabiri. Ubukwe n'isabato. Imana yakoze ibintu bitatu bikomeye ku munsi wa karindwi. Yarawejeje umugisha maze yaruhuka. Dore uko byari byaragenze ibyirema. Imana yaremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Imana yateguye ubusitani bwiza maze yatuza Adamu. Hari imigezi yatembaga muri ubwo busitani. Imana yahaye umuntu wo kuba, imuha umurimo wo gukorera ubwo busitani, imutegeka no kwitondera ijambo ryayo, maze Imana ibirebye ibona adakwiriye kuba wenyine. Imana yaremye Eva maze iramuzana, abana na Adamu, yitwa umufasha ndetse n'umujyanama bakwiranye kandi bahwanye. Umugambi w'Imana ni imiryango ikomeye kandi itajegajega. Muri iki cyumweru cyose Imana izakuyoboza Mwuka Muziranenge. Umuhe Bibiliya, imbwire iby'ubugingo, umpe n'amagambo Yesu yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni uwuhe murwa ushushanya idini ry'ikinyoma? Cya kabiri, ni uwuhe mujyi ubasha kubonekamo amazu y'ubuntu? Cya gatatu, ni ibihe bintu bitatu Imana yakoze ku isabato? Imana ibahe umugisha.